Ndabashuje cyane, nshimira buri umwe wese ukomeza kugira uruhare muri ibi biganiro byacu, areba video zacu akaduha na subscribe, igihe atarayikanda akayikandaho. Ni ibintu byiza cyane kandi bifite umumaro. Tugarutse mu kiganiro cyacu, ubu noneho tugiye kureba amagambo y'ubwenge, amagambo ushobora kwinjiza mu bwonko akaba yakugirira umumaro. Buri umwe wese aba akeneye kugira ngo agire ubuzima bwe kandi bukomeye, bwubatse neza. Aba ashaka kuzamura ubwonko bwe kugira ngo bumere neza, bube butekereza neza, mbese ibintu byose biri ku murongo. Niyo mpamvu mba nagiye nkabashakira amagambo menshi kandi y'ingenzi. Gusa niba utarakanda subscribe, byaba byiza uyikanze kugira ngo ibiganiro byose bizajya bihanyura ujye ubibona kandi bikugereho. Biba ari byiza kugira ngo mudutere inkunga, kandi byaba byiza wanditse na comment nk'ikintu uri kubona kitameze neza, kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Dukora ibintu bimeze neza kandi namwe mwabigizemo uruhare, ni byiza cyane. Ijambo rya mbere riragira riti: niba wabyinira mu mazi, umwanzi wabona kuri gutumura ibomba. Icyo wakora cyose umwanzi wakibona nk'aho ari umwanda. Urugero, wahemukire, utangiye kukugendaho ngo urakize, ngo wamuruhije ibintu, mbese akumva afite ikibazo, arahangayitse, kandi nyamara aho uba warabishakiye we yabaga yicaye ntacyo ari gukora, ariko urazamutse uramusumbye, atangiye kuvuga ngo wamukiranya, agatangira kukugira amashari. Icyo wakora cyose, niba uri no kugirira abantu neza wakabibona nk'aho uri gukora ikintu kibi, icyo wakora cyose umwanzi wawe akibona ko ari zero, abona ko nta gaciro gifite, kubera ko nyine akwanga cyane. Ijambo rya kabiri: jya uhanagura amarira yawe udategereje ko hari abandi bazaza ngo bayaguhanagure. Hari igihe dutakira abantu nyamara bifuza ko twahora dutaka. Tuze tumenya abo turirira n'abo tutagomba kuririra. Abantu bose ntabwo ariko baba bishimiye amarira yacu. Hari ababa bifuza ko twahora turira buri munsi. Hari ababa bashaka ko umuntu aba yahora mu bibazo ntabivemo. Urumva ko biba ari ikibazo. Abantu bose ntabwo badukunda, abenshi baratwanga. Rero kuririra buri wese bose pe, ntabwo ari byo byakemura ikibazo. Tujye tumenya abo turiraho n'abo tutagomba kuriraho, nicyo cy'ingenzi. Umuntu niba atekereza ko wahora urira nta cyiza kwifuriza, nawe ukagenda ukamutura amarira yawe, si hahandi aragukorera ikizatuma noneho ukomeza kurira birenze uko wariraga ahubwo. Urumva ko bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ijambo rya gatatu: jya ubanza watekereza mbere yo kugira icyo ukora. Banza watekereza ku cyo ugiye gukora, apana kubona ikintu ako kanya ugahita ahubwo ukagikora. Banza watekereza, utekereze, urebe imbogamizi, urebe ibyiza. Nta kitagira ibyiza n'ibibi, ariko banza wareba
ibibi nibyo byinshi cyangwa ibyiza nibyo byinshi, ubone kugikora. Buriya gukora ibintu duhubutse tutabanje kubitekerezaho neza ngo tubanze twareba ingaruka bizagira, cyangwa ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa mbi, birumvikana. Ntitubanze twatekereza kuri icyo kintu tugahita dukora duhubutse rwose pe, urumva ko biba ari ikibazo. Ariko iyo ubanze watekereza ku kintu ukagitekerezaho neza, aho ngaho rwose uragikora kikagenda neza, kubera ko wagifatiye umwanya munini ukagitekerezaho, kumva akamaro kacyo. Gusa mwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda, ikiganiro kizaza gisohoka cyose uze urahita ukibona, kikugirire akamaro kandi kigire n'abandi akamaro. Byaba byiza unasharinze kugira ngo n'abandi bakibone kibagire akamaro, gihindure benshi kandi nawe cyaguhinduye. Dukomeza ku ijambo rya 4, kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi. Cyane cyane ndibanda ku bakundana, nk'umusore n'inkumi cyangwa umugore n'umugabo, ariko by'umwihariko ni abantu batari bashaka, abantu bakiri single, batari bakora mariage. Kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi. Hari ukuntu tugenda twiruka ku bantu, muri make ushobora kureba umuntu ukamwishimira ukamukunda, ku rundi ruhande ashobora kuba afite undi akunda, noneho ugakomeza ukamwirukankaho akanabikwereka ko afite undi akunda, ariko ntubyumve, ugakomeza ukamwiruka. Urumva aho ngaho uri kwiteza ikibazo. Umuntu niba akubwiye mwumve, ahubwo wa wundi ugukunda uri kumusiga ukagenda. Urugero, ufata nk'umuntu umushyira imbere n'undi umushyira inyuma ye n'undi inyuma ye, wenda reka dufate abantu 3. Uw'imbere ari kugenda, ari gukurikira uri imbere ye, nawe uhise ukurikira uwo nguwo uri imbere, uwo nguwo ugiye uri gukurikira n'undi uri imbere ye, n'undi w'inyuma ari kugukurikira. Ngahibaze, murumva koko abo bantu bazahurira he? Ariko wenda urugero, niba wowe umuntu wari ugukurikira inyuma yawe uhise uhindukira mugahura, uwo rwose niwe muba muhuje. Nawe kwirirwa uriruka kugusiga uba uri gukora ubusa. Kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi. Ako kantu mukumve neza rwose pe, utazagira umuntu kagiraho ikibazo. Mujye mumenya amagambo y'ubwenge, ari ku bwanyu kugira ngo nyabagezeho, ari ku bwanyu rwose kugira ngo nyabagezeho. Nanjye guhinduka kwanyu byanshimisha, aba ari byiza kugira ngo mu buzima duhinduke, tube abantu bazima, tube tumeze neza, ibintu byose turi smart, ntabwo usanga hari icyo turi inyuma ikindi turi imbere. Ibyo ntabwo biba ari byiza, ntabwo biba bishimishije. Ariko uzisanze buri kantu uri smart, urumva ko ibintu biba bimeze neza cyane, kuruta uko bimwe byaba bijagaraye ugasanga ntabwo biri ku murongo. Ibyo kandi ibitari mu mwanya wabyo biba ari umwanda, urumva ko biba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero mugerageze guhinduka, gusa mwibutsa ukanda subscribe niba utarayikanda,
nawe wakanze subscribe ntugende udakoze kuri like ukandika na comment icyo ushaka ko tuzakugezaho ubutaha, ibintu bizaba byiza kurushaho, ukanakora na share kugira ngo bigeze no ku bandi, nabyo ni ingirakamaro. Ngushimira aho ukomeje kuntega amatwi. Yari Jean Ndora pe kuri Maremba TV. Mukomeze kuryoherwa n'iki kiganiro. Nawe utaha, murakoze cyane.